Yes, alright, reka tubasuze rero kandi twifurize kugira igitondo cyiza mwe mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro byacu tuba tubagezaho hano kuri uyu muyoboro wa Mazo TV. Mazo TV rero kama kawaida tuba tugarutse muri breaking news updates zibivugwa cyangwa se ibigezweho ku marezo sosiyo agiye atandukanye, haba kuri ligne de front cyangwa se kuri front line. Ubwo nta handi rero ni kuri ya mirongo y'imbere y'urugamba tugiye kuba tubabwira ibizindutse ibiramutse, dore ko mu tuce tugiye dutandukanye by'umwihariko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biramukiyemo imirwano. Ni ibice bya axe ya Fizi Warungu hariya muri Plaine de Rusizi rwose naho byamaze kuba byabashambaride. Turaza kubabwira ibiri kubera mu mujyi wa Uvira nyuma yuko umujyi umaze kuba indiri y'imirwano cyangwa se isibaniro cyangwa se ikibuga cy'imirwano. Ubu ngubu rero turaza kuba tuhagaruka ku mijugujugu y'amakompora, imijugujugu y'amabombe ari kuba yanyuzwa hariya mu mujyi wa Uvira Centre, uturutse mu kibaya cya Ruzizi, uturutse za Kamanyora, iturutse za Ruvungi. Aho hose tuze tugaruka tubabwira ngo ese biramutse bite, ese byaraye bite muri utu duce tugiye dutandukanye. Bakunzi ba Mazo TV rero turaza kuba tugaruka nanone muri no Rukivu, muri Rucuro, dore naho ahitwa za Bwito rwose ko byamaze kuba bibashambaride, za Masisi naho aho bita za Bashari Mukoto, aho ngaho naho rwose haramukiye imirwando ihanganishe AFC 23 ndetse na Wazalendo. Reka tugereza akanya rero utarakora subscribe, iki nicyo gihe ugakora subscribe cyangwa se sabone, ugakana no kuri notification bell kugira ngo ikiganiro tukicya cyangwa se tukigera muri studio ujye ubona notification kubwira ko mwenyewe yamaze kuba atogera yinjiye mu miripuko. Ubu ngubu rero reka tugusuze wowe uri kutwumva uherereye muri Repubulika y'u Rwanda, ukutwumva uherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukutwumva uherereye mu gihugu cya Uganda, Kenya, Tanzania, agahugu kenyegeje, agahugu gateye nk'umutima, agahugu nta kandi nako mu majyepfo y'u Rwanda, ni kandi ko kwa mwenyewe Son Excellence Perezida Evariste Ndayishimiye abakunze kwita General Neva. Ubu ngubu rero nagira ngo mbe nsuza abavandimwe batwumva baherereye mu mujyi wa Goma. Umuvandimwe Jinyore ndabizi neza ko ku munsi w'ejo nibwo twaganiraga, ambwira ati narababaye ku butarampamagaye, burya ngo mbagezeho abakunzi bacu cyangwa se abakunzi ba Mazo TV mbabwire ibijyanye na zira nkuru za Goma, dore ko ngiye maze kuba mpibere. Biravugwa ko rero ubu ngubu uwo bita General Laurent Nkunda yamaze kuba agera hara hepfo muri Sud Kivu, yamaze kuba agera muri Sud Kivu ngo ubu ngubu nawe nyuma yuko mwenyewe ako rero sinzandi makuru ndi kubona avuga ko Son Excellence Perezida Joseph Kabila Kabangi ngo yaba yitabye Imana. Nta mbizi neza abitwa ba Mr Seka, abitwa ba Mr Irene, muze kumbwira neza iyi nkuru muyindamburire. Ese ibi bintu nibyo koko nyuma yuko we afashe umwanzuro wo kwinjira urugamba yahita rugwamo se nanone? Muze kumbwira neza. Ndi kubona ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byatangiye kumubika ngo murambugije Goma, ngishe ryashyaka rye ngo gutya na gutya sijuwi ni nini. Nanjye mukanya naza kunyarukira mu mujyi wa Goma nze kureba umwuka uhari. Nyuma murabizi neza ko abantu benshi bagiye batanga breaking news ngo Colonel Nanga ari kufa na kufa. Nkangeze mu mujyi wa Goma abatarama barambwira ati Bwana Mazo ayo makuru wayakuye he y'ibihu hameze gutyo k'ibyo bintu atari byo? Ese ayo makuru yavuye he? Ubu ngubu rero ndagira ngo abakunzi bacu niba mwabonye izo nkuru namwe zivuga ko Joseph Kabila Kabangi yapfuye, nge ayo makuru ntabwo nyemeje, ariko ngiye kwerekeza mu mujyi wa Goma mu kanya nze gutahuza mpure n'imboni zacu nyinshi, ngere hariya ku mabira agiye atandukanye ya AFC 23 ngera abo mbaza, cyangwa se gutya abasirikare bari kuri patruri negera umwe mubaze ete si nibyo koko Kabila Kabangi yaba yavuye mu ruzima nyuma yuko yabajoininze namwe mwamuhaye imbunda, mwamuhaye zamurutse yagiye kubakoresha hara muri Sud Kivu. Nabonye ariko turaza kubigarukaho neza mu kiganiro cyacu.
kindi kiraza nabonye bamwe batangiye no kutangaza ngo abamwishe naba ngaba. Ese byashoboka ko uwitwa Umuzarendo yakwica koko akagera no kuri no kuwahoza ari perezida ufite ipeti nubwo amapeti ye twese yagiye atubera uruje, bamwe bavuga ngo ni umuretona, abandi koroneri, abandi ngo ni umujenerali. Nta kibazo nitumushake tumugire otoporokarame, nta kibazo. Ese birashoboka buriya kugira ngo ugere kuri Kabila ni nko kuba wageze kuri ba koroneri Nanga, ba Uringoma, ba Bertrand Bisimwa, ba Oscar Barinda, ba Lawrence Kanyuka, ba Bertrand Mbonimpa. Noneho ubwo urumva ntabwo navuga mwenyewe Makenga, we biragoye kumugeraho. ni nko kugera kuri ba Kabarebe, niko tubifata tugeranyije n'abari muri Republika y'u Rwanda, niko twabifata. Ariko se byashoboka ko Kabila koko Umuzarendo yakwifata akarasa Kabila? Yaba bahuriye he ko n'urugo rwe rwa hariya mu Kinyogote, hariya za mu Kinyogote hano hepfo hejuru yari amazi, ko tuzi ko kugera ku rugo rwe uburenze bariyeri zigera muri 5 kugira ngo iwe n'ahantu ari imbunda zirenze arapigiye se mugimurutiye ibiki. Birashoboka ko n'indege cyangwa se za drone zirirwa hejuru zicunga urugo rwe. Ese bimeze bite? Ese amakuru ajyanye n'uyu mugabo turaza kuyabona dute? Ese mwenyewe Keriva Bemba Ritadi Kedi mwana ndake Eugene mutubwire ibi bintu nibyo? Ariko ntabwo ari byo. Nese wanyu ko mutabishizo ntabwo ari byo. Ubu ngubu rero ndagira ngo iminota irimo tujyana, nubwo nta makuru turavuga, reka tugaruke muri operation ziri kubera hariya muri Sud Kivu mu mujyi wa ni wa mujyi wa Uvira. Ubu ngubu biravuga ko Uvira yamaze kuba yagotwa na AFC 23 nyuma yuko ku munsi w'ejo 23 yakoresha imbunda zamurutiye isunika Barundi bari hariya mu kibaya cya Ruzizi muri Plaine de Rusizi, hariya zakiriba rwose ayibasubiza inyuma berekeza bose ibabumbira muri centre ya Uvira. Biravuga ko rero ibyo ngibyo tubihuje n'ibyo mwenyewe umuvugizi wungirije w'ihuriro AFC 23 yatangaje, abwira guverinoma ko anaburira n'abandi bose, abwira n'abakunzi b'icyama ko mu gihe guverinoma yongeye kubatera nabo bazahita birwanaho bagakora ibishoboka byose bagasubira mu mujyi rwose wa Uvira. Ibi ngibi yabitangaje rero nyuma yuko AFC 23 ikomeje guterwa n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ziri kugenzura uriya mujyi wa Uvira. Abenshi babifashe nko gutsindwa kwa M23, ariko M23 iri hariya za Ruvungi na Sange. Ubundi Sange nayo ni umujyi wungirije cyangwa se ni umujyi uhana imbibi na Uvira. Kuburi Sange n'ubundi abenshi basange bahahirana n'abari muri Uvira. Ariko hari akantu gato tutigeze tubabwira abakunzi ba Mazo TV, buriya nk'umuntu cyangwa se nka motari, umumotari uturutse mu bice M23 igenzura, reka abantu dureka ko bajyana kure, dufate abantu muze hano umujyi wa Goma, uturutse hano muri Ville de Goma nka hano za Mugunga za Bedegeri mu Birere, urukwerekeza Rucuro, uzi neza kuragera hariya kuri bariyeri ya Kanyarucinya. Buri ugeze Kanyarucinya ari FRDC ifite ira bariyeri ya Kanyarucinya, ariko uyu mujyi wa Goma uri mu maboko ya M23 cyangwa se M23. Buriya moto yawe cyangwa se ibyo twaye wenda nk'abantu baheka imizigo nk'amakara cyangwa se ibitoki byo kurya, buri ibyo bintu ntabwo byemewe kwinjira mu gice FRDC. Weho ntabwo iyo moto yawe yemerewe kwinjira mu gice FRDC igenzura. Iyo ugeze kuri iyo bariyeri urabipakurura ukabihereza indi moto iri mu rundi ruhande, akaba ari iyo bitwara wowe ukarudia ukahita usubirayo rwose ukagaruka. Ntabwo wemerewe kwambukiranya ibyo bice, kuko ibyo bice bifatwa nk'ibintu bibiri, uduce tubiri dutandukanye. Kuri motari uvanye ibintu mu mujyi wa Goma ubijyanye za Rucuro, ugomba kugera kuri bariyeri ya Kanyarucinya ukabikuraho ukabihereza undi motari uri mu ruhande rwa FRDC. Urwo ni urugero ndi kubahereza rw'ibibera hariya muri Sud Kivu, by'umwihariko za Ruvungi, za Sange, za Kamanyora, za Katogota, za Makobora, za Plaine de Rusizi. Aho ngaho buriya ntabwo wemerewe kuvana ikintu
muri Kamanyora ngo ukijyane muri Ruvungi cyangwa se muri Sange, ugomba kugera kuri bariyeri rwose. Uturutse muri Ruvungi werekeza Kamanyora, wagera Kamanyora ukabyiyemeza rwose, ukabikuraho ukabihereza umumotari cyangwa se agaturapine kari ku ruhande rwa guverinoma, akaba ariko kabitwara. Wowe uturutse mu bice bigenzurwa n'icyama cya FC23 ntabwo uba wemerewe kuba watembeza ibintu muri ibyo bice. Turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko ndumva dushobora kuzajya twongera iminota dukora ikiganiro cyangwa se tukagira ibyo tugabanya, kwa kubundi akenshi amakuru tuba twateguye ntabwo tubasha kuyavuga neza bitwewe na ya minota 10 mwatubwiye ngo dushaka ngo mujye mukora iminota mikeya aribwo mutugeza amakuru kugira ngo tutazijya turambirwa. Ariko muri kubona ko bwabo sesenguzi bwacu mwari mumenyereye mbere, ntabwo iyi minota 10 buriya birumvikana nzanye undi mu kiganiro ngo dukore n'ikiganiro minota 10 twaba tugisuzanye. Reka tuyashimire rero mwe mwese tujyanye ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nkuko nabasabye rero, icyo mbasaba ni comment, mukareba ibiganiro byacu, mukabirangiza, mugakora subscribe, mugapartager, mugasharinga, ubundi tukazajya tubana mu makuru 5 kuri 5. Mugira impagariko n'ubugingo rero, Imana n'abafaranga, kandi mbifurije kugira umunsi mwiza.